Noneho mureke mbabwire mwitondere ubutubuzi buri kubera ku mashusho media. Noneho byakataje byakomeje indi ntera birimo biratumbagira. Umuntu arambwiye ati kubera ko nkunda gusura social media cyane TikTok, ibintu bamukoreye kuri TikTok n'abantu mwe nagahoma munwa. No kuvuga ngo hari umuntu ngo ni umuntu wafashe yiyita undi mushoramari uba Uganda, umuntu ukomeye uzwi, yiyita amazina ye, noneho afungura profile ashyiraho ifoto ya wa muntu, akajya abwira abantu yuko abafasha, akababwira ibyo bakora kugira ngo abatere inkunga babashe kwiteza imbere. No kuvuga ngo ibyo atangiza ni ibintu byoroheje avuga ushobora kumva nawe ukumva ko nawe ushobora kubyinjiramo. Arababwira ati andika ohereza nimero yawe ya Momo, hanyuma uvuge amafaranga ushaka, nyaguhereze witeze imbere. Cyangwa se niba ushaka school fees z'abana nabwo ubivuge icyo ushaka n'amafaranga ushaka nyakoherereze. Abantu benshi ngo bagiye bandika bavuga ibyifuzo byabo, mbese ni nko kubwira pasiteri ngo nsengera mfite icyifuzo runaka cyangwa se ndashaka kusengera kugira ngo nzagere ku bintu runaka, noneho bakagusengera. Uwo nguwo nawe aragira atya, iyo nimero wayihamagara, nimero ye yashyizeho, arakubwira ati nyandikira kuri ngiyo nimero yanjye, mpamagara kuri, urumva arakubwira ati mpamagara kuri WhatsApp, akaguhereza telefone ya WhatsApp. Noneho wamuhamagara, ngira ngo hari ukuntu bakoresha ibyo bita AI. Ku abantu bamenyereye ibintu bya social media barabizi, AI ashobora gufata amafoto y'abantu bataziranye akayahuza, cyangwa se agakora usimbuka, cyangwa se icyo yakora cyose iyo foto, cyangwa se yafata ifoto y'umuntu akayikoramo video, akayikora mu buryo butandukanye. Ashaka kuyikora nk'abantu bo mu gihugu cyo hanze akayihuza, mbese ibihugu bitandukanye, agafata abantu bari mu bihugu bitandukanye bataziranye, agahuza ya mafoto yabo akayakoramo video basuhuzanya kandi bataziranye, wowe ukagira ngo nibyo bya nyabyo kandi atabyo bya nyabyo. Rero arafata ifoto y'uwo muntu nyine, yafashe uwo muntu nyine uzwi mu gihugu cya Uganda, ayikoramo video, akaba ariyo agenda akoresha yiyita we, avuga ko arimo gufasha abantu ariko atari we. Rero nyamuneka niba nuhura n'uwo muntu ntuzigere ukurikiza ibyo akubwiye. Ni abatubuzi bagenda bahindura indimi nyinshi, bafite tekinike nyinshi cyane zo gukuramo ububandi. Rero uzitonde, nyamuneka uzitonde, ejo hatazagutuburira bikakubabaza. Hari abantu baba batazi yuko amafoto ahinduka amavideo, cyangwa se abantu babahuza bataziranye. Icyo kintu nubibona, hari amafoto uzajya ubona akagucanga, cyangwa se video bikakuyobera ukagira ngo nibyo. Uzabanze ujye witonda, kuko uyu muntu yampaye details zose z'ibyo yahuye nabyo n'ibiki byose, nsanga ni AI bakoresheje, kuko yamaze kubavumbura ababwiye ati se uri we wanyawe cyangwa ni AI. Bahise ya account ya TikTok bayikuraho, imwe bavugiragaho bahise bayikuraho, ko yasubiyeyo kugira ngo yongere acate nabo, asanga bayikuyeho. Kuri TikTok, kuri WhatsApp yabahamagaye nk'uko yari yabahamagaye kugira ngo bavugane, bahita babivanaho. No kuvuga ngo ntabwo barimo kumwitaba, ariko bari batangiye nyine. Urumva yari yamaze kumva ko ari byo nyine, yabyizeye yuko umukire arimo kugenda ateza imbere abantu, ari gufasha abantu batishoboye, yabyizeye. Uko icyatumye rero agenda bishidikanyaho nuko bamubwiraga ngo bageze bamubwira ko kugira ngo ajye bamukorere registre form, yuko hari amafaranga agomba gutanga kugira ngo mukorere registre form ngo ajye mu kibina cyabo. Ntumbaze ngo icyo kibina arakijyamo ate, kandi yashakaga gufasha, kandi
urumva ko bamusabaga amafaranga, ese ayo mafaranga yabiyakure he kandi bari bagiye kumufasha. Naho rero yatangiye kubishidikanyaho abivamo. Urumva nabo bagiye ni nk'amasosiyete y'abantu b'amabandi bagenda bakora hirya no hino mu buryo bw'ubujura nyine butandukanye bwo kuyobya abantu. Ubwo ibyo nabyo byaje rero, bamusabye amafaranga babwiye ngo nibakore muri yayandi bendaga kumuha, bahita bumva yuko ashaka kuba yabavumbuye, babivamo. Bara konegisiyo bavugiragaho ko bakonekitaga bahita babireka, abahamagaye bahita bagenda, ntibongera kuvugana nabo. Nawe nuhura n'abo bantu basigaye bahindura sisiteme, imitwe yabaye myinshi bahindura sisiteme, kubera basigaye bamenya ko abantu babamenye, basigaye bahindura sisiteme zitandukanye zo kwibiraho abantu. Witonde utazahura n'abo ngabo, nyamuneka bakagutekera umutwe. Amafaranga yarabuze, kuyabona ntabwo biba byoroshye, nawe urabe maso.